je nkunda imyambarire y'abahinde nshobora kwambara wenda ipantaro ndende cyangwa se nini ariko nkunda kugaragaza inda ntabwo nzi impamvu ubundi hari ikintu abantu nyine bataramenya ntabwo umuntu yaza kubwira ngo nshaka kukwaka ruswa y'igitsina just ikintu cya mbere kibanza ni urukundo nange mwamenye ubwenge mwamenye ubwenge mbona cyangwa wasigaye banabirira nese yakubye utabishatse ntabwo yaza ngo akubwire ngo bikore ku ngufu niba uri kubona kubikora wowe nawe hari ikintu birabungura wabikora niba nta kibazo ubona biguteye no mukobwa everything she wears be perfect biramubera nothing else I can say it's a don't Music! Let's go! Burya nta numwe utarota ariko habaho no gukanda inzozi uva kera nkiri muto wayase. Let's go! Cheza cheza twende na muziki swenda nimekuja kuwapa muziki. Cheza cheza
twende na muziki. Sweden nimekuja kuwapa muziki, twende wayase. DJ selector. Nimechoka mimi na mwalirudi nyumbani kwetu kijijini. Matatizo ya mjini kweli nimeshindwa nini? Nimeshindwa wewe, nikilala sipate usingizi. Kuna wakati nakosa chakula, nalala njaa. Nimechoka, nasumbuka, napanda, nashuka, natafuta hela, natafuta Mungu. Mimi nimechoka mimi, maskini hoi, nimekosa Mungu. Kazini wapi mchalo, tangine wanatani mama. Chibuka chikanye, chibuka cha mbele, chibuka cha usebe, chibuka cha sende. Narudi nyumbani kwa baba, narudi nyumbani kwa mama, narudi nyumbani kwa wakazi wangu. Darlington, nimechoka mjini, narudi nyumbani kwetu. Bangamba tatane mama, komao kumne emiksa. Bangamba tatane mama, komao kumne emiksa. Sit down, mtayari pata kudina. Ndashaka kuwa kuna on the floor. It's a party time.
Reka mbahereze ikaze bakunzi ba BigTown TV kandi nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Yita Slim Jesus uyu munsi nabazaniye umukobwa turi kumwe hano navuga ko niwe mwamikazi dusigaranye mu Rwanda urebye imyambarire uburyo wawe imeze banzu ubereke nicyo kintu mbere ko tugiye ikintu tuvuga banzu wanyerekeye Mike kabisa reba icyangwe meze gute se? Ni fresh. Meze neza. Imeze neza. Mbona ntabwo ikwishe? Mbona ntabwo ikwishe? Ocha wapi? Ntabwo mfite. Yego. Bakwita ngo iki se? Ni oxygen. Witwa oxygen. Oxygen ntabwo wagira imbeho n'ubundi uri oxygen. Wapi? Oxygen. Ngo hano twari turi muri Funflex Music nabonye performance nziza cyane. Ariko nanone abantu benshi baje ku myambarire yawe. Wagendeye kuki ujya guhitamo iyo myambarire? Ikintu nagendeyeho urabona iyo ari nijoro umuntu yambara ibintu nyine bipika. Sinzi wenda niba ariko n'abandi babigenza ariko iyo ari nijoro nambara ibintu bipika cyane. Wambara ibintu bikurekure cyane? Bipika cyane. Kupika so kama n'ibintu bipika. Oxygen. Nicyo ngicyo ugenderaho gusa. Sibyo? Nicyo ngenderaho. Ese nk'abantu batari basanzwe bakuzi wabibwira gute? Aba BigTown babona nk'ari nk'ubwambere bakubonye bakibaza iki cyana none ni icyahehe? Ni oxygen. Inkoranyambaga zanjye zose ni oxygen Rwanda. Ushaka kumenya wansura kuri yegereza kamera neza kugira ngo tuze kubikurikirana neza bari batadusakoreza. Hano gutya neza. Umuntu ashaka gukurikirana oxygen Rwanda sibyo? Ni oxygen Rwanda nyine ahantu hose. Ushobora kudakunda kuvuga menshi. Oxygen mu minsi yashize ari trend zimaze iminsi aho abantu bibazaga ku bakobwa b'iki gihe ngo bambara ngo ntago bambara bakikwiza. Wowe bira bintu bivuga iki byuko ngo abantu bambara ntibikwiza? Kwambara ntibikwize gute buriya? Nyine kwambara nyine bambaye nyine ngo se umuntu yambaye ntibikwize ntabwo byumva. Biterwa umuco nyarwanda nyine ni kwambara ukikwiza ahantu hose. Ahantu hamwe haragaragara umubiri. Wambaye neza icyo cyose nareka kukivuga. Icya kabiri nyine nabonaga performance ku buryo ngo ndi kwifuza ko wahindukira aba BigTowners bakakubona. Nahindukira? Ntabwo ahindukira se? Akareba n'inyuma akareba. Ikibazo nta nyashize. Ubundi kuva uyu mwaka watangira nibwo bwa mbere mwe n'umukobwa wambaye neza. Urabona uburyo agiye n'uburyo atambuka kabisa. Ase nka kuzamurira hose bakangurya. Niko simeze. Nkuko nshatse kuzamura niko nabona ari kureba kino kiganiro nabo bifuje. Bakumva bazamura. Asaba bati cyangwa bakazamura. Okay, Oxygen. Hano muri kino gitaramo twaje ni igitaramo kiri buze kugaragaraho navuga abahanzi bakizamuka ndetse n'abandi bahanzi navuga ko bari hejuru aho turi buze
kuba twabona Uburyo kuri stage ndetse n'abandi sibyo. So hagati wowe ku giti cyawe urabona ibi ngibi ari nk'ikihe bizafasha abahanzi bakizamuka cyane cyane ko nawe uri mu bantu bakirimo, ntabwo navuga ko biragenda neza ariko uracyarimo urabigerageza sibyo. Urabona Frank Flex Music ni nk'ikihe kintu iri bufashe kuri kariyeri yawe? Ikintu njye navuga urumva ikintu yafasha kuri kariyeri yanjye, icya mbere yanyongerera abafana. Yego. Ikindi kintu yamfasha njye n'ubwa mbere nakora performance. Yego. Nari mfite ubwoba wabibonye. Ufite ubwoba? Yego. Nibwo bwa mbere ugiye kuri stage? Yego. Ngo ndirimba ariko nyine sindagiye stage, nari mu bwa mbere ngiye stage. Bambwira ukuntu babibonye niba baraza kubibona. Baraza kubibona. Yego. Ikintu navuga iyansigiye abantu batari banzi bamenye, bamwe mu bantu baje ahangaha n'abataje ahangaha abazakubona kuri wowe cyangwa se ku yindi channel nabo bazabasha kumenya. Yego. Okay. Uraza kujya kuba uri ku rubyiniro rumwe n'abakobwa bahoze muri management ya Dumba. Ese ubundi ufite manager? Oya, nta management ufite. Nta management ufite, urihiringa ku giti cyawe. Umaze kugira indirimbo zingahe? Nenye. Indirimbo enye. Ari ku giti cyawe ukora akahe kazi? Genda umufasha ndadoda. Yego bose muri icyo cyane. Yego ni nkikorera. Okay, sawa, ni fresh cyane. Tuzana gusura kuri shop yawe twereke nanjye uneme cyane dore nzangiye nameze nkawe sibyo. Baza n'ibiraka mbakorera ariko basitari ntabwo nzi gukorera abantu nyine batarabasane. Ngiye nkunda guhanga imyambaro y'abantu nyine babasane. Yego niyo nshobora cyane kurusha ibindi. Ese nogaka ujya ukunda kugaragara mu biganiro by'ama YouTube n'ibiki byose? Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Hari abakobwa rero tujya twanga buriya kaza akabwira iby'ibishego bakaza iki. Yego. Urabona abakobwa ubona ari nk'icyo kintu bigisha sosiyete baza kuri social media. Kandi aribo babinjiriza. Nibo batwinjiriza. Si bo mukunda se? Mbese nawe wagiye ubivuga nawe ukatwinjiriza. Oya, buriya buri wese afite uburyo ateye cyangwa se aremye. Nanjye mbishoboye nabikora ariko njye ntabwo mbishoboye. Iyo myambarire se ifasha iki kuri kariyeri ya Oxygen? No, ntabwo ari kuvuga ngo ni kuri kariyeri yanjye, ni ubuzima busanzwe. Nyine bigufasha iki, biragufasha iki? So ikintu cya mbere bimfasha njye nkunda imyambarire y'Abahinde. Nshobora kwambara wenda ipantaro ndende cyangwa se nini, ariko nkunda kugaragaza inda, ntabwo nzi impamvu. Ufite mu nda heza buriya sibyo? Turunguruke motere. Oxygen, umuntu uri buze kureba iyo myambarire wese sibyo? N'ubundi still benshi baraza kubona ko uri umukobwa babuze sibyo? Kuko biragoranye cyane hano mu Rwanda stage nyinshi urabona ko abakobwa dufite abahanzi babwiza abandi baza bambaye bikwije n'iki, yeneruka no kubona umuntu umeze nkaho, ariko nanone ntabwo biri buze kubura abantu bari ugati uno mukobwa yishe umuco. Yego, ntabwo wababura. Ntabwo wabonye wa mukobwa ahita atinyuka urashoboye, ntuze ngo atinyuka urashoboye. Ndamuzi. Ikibazo se si ukizi maze kujya stage wambaye gutya. Oya, nasi njye hari ikintu nerekanye. Nta kintu na kimwe yerekanye? Nta na kimwe. So Oxygen, wenda twihute kuko nyine turi mu gitaramo hagati nawe turagufatiranye. Ndongera nkubaze stage n'ubundi uragaruka hari abakobwa bandi bari bugarukeho, hari uwo bita Fifira ndetse na Nadia. Bariya abakobwa bombi bafata ute kwanza? Ni inshuti zanjye, ndabakunda cyane. Iyo turi kumwe turavibing. Nyine njye ni inshuti zanjye ndabakunda cyane. Ari wasize Dumba ntukiri kumwe na Dumba uwashima n'uwe? Bose. Bose, none se Dumba niwe wamujije nabo? Oya, ntabwo ari Dumba wamujije nabo. Ntabwo ari waguhuje nabo? None se muri kano kanya wenda mbwiye ko niyo stage ya mbere ukoze, ariko nanone kuba uri kuba stage ya mbere ugiye gukora ugiye kugaragara kuri stage Uburyo ari buze kuba yaperformingaho, urabyumva ute wowe? Ni ibintu byiza cyane. Njye mpa respect abantu dukora akazi kamwe, n'abantu bake bagira amahirwe nyine yo kuba bagaragaza impano zabo. Nko mu byaro harimo abana benshi bafite impano kandi batabona uburyo nyine bazigaragaza hano mu bantu, ariko ndakeka iyi show dufite nyine izabikora. Ni show izagenda inagaruka kenshi cyane. Izagenda igaruka. Ruswa y'igitsina bivugaho iki?
y'igitsina ivugwa muri industry nyarwanda? Subwo nayivuga iki kuki ku bijyanye n'agenda ngo yikwake wari approachinga umunyamakuru cyangwa iki? Erega uso waza ukambwira ngo mugiye kubwiriza ruswa y'igitsina ugiye kwaka studio gukora indirimbo? ntabwo yabikubwira. Nta muhungu erega bose bamenye ubwenge, nta muntu waza ngo akubwire ngo ariko hari inzira zabyo nese abantu bazakavuga ngo batwaka ruswa baba babeshya. Ubundi hari ikintu abantu nyine bataramenya. Ntabwo umuntu yaza kubwira ngo nshaka kukwaka ruswa y'igitsina. Just ikintu cya mbere kibanza ni urukundo. Nange mwamenye ubwenge. Abanza urukundo? Mwamenye ubwenge. Nuko ngo wowe ushatse kuba ko ushobora kuba ukundana n'umuntu ugufasha mu bihangano bya mu muziki wawe. Manager murakundana? Nta manager ngira. Aho kugufasha gukora ibihangano bya murakundana? Ntawe ngira ndabyifasha. Kandi umaje ariko umubonye mwakundana? Gute gukunda se ni iki? Gukunda se ni management? Nkubaje ikibazo cyane. Dushobora kuba duhuje tugakundana ariko apana kuba ngo nuko ngo mukunze kubera ko ari management, ari manager wanjye. Twahuze tugakundana bitewe n'ibyumviro by'umutima wa buri muntu. Rero ruswa y'igitsina giye ikintu nayivugaho, so nayivuga iki we? Mama cyangwa wasigaye banabirira. Nese yakurya utabishatse. Yakurya utabishatse. Nagakurya utabishatse. Nyine ubundi ikintu cya mbere kiba hagati y'umuntu n'undi ni ibyiyumviro. Ntabwo yaza ngo akubwire ngo bikore ku ngufu. Niba uri kubona kubikora wowe nawe hari ikintu birabungura. Wabikora niba nta kibazo ubona biguteye. Ariko byagutwara iki? Ntacyo byagutwara. None se ubundi kuki udashaka kubikora ntacyo byagutwara? Kandi nakubwiye ni ibyiyumviro. Kandi bajya bavuga ngo biranaryoha babikoze. Ntabwo mbizi kuko nta management mfite ngo twarabikoze. Urumva? Bamanager beza rwose, bamanager mukunda kumanaginga abakobwa, dore umukobwa ngoyo ndamuberetse byanya nibikurikira sibyo? Ariko se naturirimbe ku karirimbo kawe. Akarimbo kanje? Kamwe mu ndirimbo zawe. Kandi ninjuga z'Kigali ni hatari. Bagukoma injuga mpaka ditandani. After that bakujugunya bufari. Bafite imihari ya daje ndani. Mundeka walalo masabu singeneye bweja kuko abantu baratererana. Mundeka walalo masabu I choose to surrender in nothing is all duteretana. You wanna love yourself? I want to love myself. Ushatse kuba kwikunda? Nshaka kwikunda, ntabwo nkeneye abantera pressure nkujya mu wundo nkujya mu biki. Niba duhuye wizumbeshya ngo urankunda kandi atari byo nshakaho. Ase umuntu iyo uze kwikunda wumva iki? Kwikunda nyine just kwikunda. Wikumva ko hari umuntu agukunda kubera undi muntu runaka. Abakobwa b'iki gihe ngo baharaza utuntu two kwikunda, utuntu tw'uduce two kwikunda. Wese ntabwo wikunda? Wowe ntabwo wikunda? Oya kwikunda. Uwo bita Kivumbi yigeze kwema ngo ubanza wikunda ngo izo njuga zawe ikibintu nk'ibyo to. Kwikunda hari abantu bavuga kwikunda nyine babivuga nk'aho uri ubutinganyi. Barikunda bakanakundana. No, ubutinganyi nise nakwitinganya njye nyine, nakwitinganya njye nyine. Ufite mugenzi wawe mwatingana? Wapi? Kwikunda banza wikunde mbere yuko ugira ikintu ukora. Iyo ntabasha kwikunda ngo mbashe kuba nakora ibintu byanjye mbikunde ku giti cyanjye ntabwo wakabaye wamenye. Just banza wikunde mbere yuko undi muntu agukunda. Wikumva ko kubera ko urukundo ukunze ari rwo nyine ruratuma abantu bakumenya cyangwa se banza wikunde ukora ibintu byawe bikunde. Mungu uri mu nama, inama nyine ihuje abantu benshi cyane, bakakubwira bati rero oxygene mwuka abakobwa bose bahumeka. Neza zo witwa oxygene. Kuki se abakobwa gusa ngo batahumeka? Abakobwa n'abahungu mwuka abahungu bahumeka. Bati turagira ngo ufate umwanya ufate ijambo ugira inama abakobwa bakundana bahuje ibitsina. Baguhaye umwanya ngo uvuge nyine ubagira inama nk'ikintu wababwira. Kandi umpaye? Turaguhaye. Ikintu nababwira iki se mani buri muntu wese aba afite amahitamo ye.
ngiye kuvuga ibintu ariko kambireke. So ikintu nababwira bari kwica ubuzima bwabo. Ariko nanone niba wabihisemo ariyo mahitamo yawe ari byo byumviro byawe umva ari byo bintu byiza. N'ahantu uri bikaba bigukundira wabikora. Njye nta muntu njyaginga ku giti cye. Umukobwa uri bukurebe akamba irari riramwisha tubigenza dute? Birashoboka ko umukobwa arana mugenzi irari rikamwica. Anywa amazi birashira. Umuhungu uri bukurebe irari rikamwica. Anywa amazi birashira cyangwa anyandikira. Akwandikira umuhungu akwandikira. Leta bigenda neza. Ndamunywa. Cyambaye akantu keza kakano agakunze kano. Ubundi reka dusoza ariko dusoza mbere buri style wambaye. Kwambwiye ko uri umunyamideli sibyo? Urahera kuri kano kana kangaka ako k'umukara kabisa. Nuko sikuri gutuma no mutipe kuri kamera ari kwita yifuza ngo kugira ndeba mu maso uri kureba bro. Niko tubwire kuri ako gastyle wambaye ako ngaka ako. Okay, ucyatsi. Aka gastyle. Okay, just style nuko nambaye ntabwo inkwiye mu nda. Ntabwo inkwiye mu nda. Ndigushaka kuvuga ko kamwe ako. Wivuga itagukwiriye. Nyine iyi ntabwo inkwiye. Itagukwiriye hari umuntu biri gushimisha uyu musore ufite kamera. Akwanga icyama ngo kagakomeza kakamanuka. Ariko ngabongo niko babaye. Nese siko babaye. Umuntu yabonye imyenda y'umukobwa ntabwo abona igiciro ifite ahubwo ahita amubona nta kintu yambaye. Umukobwa yabona imyenda y'umukobwa akabona igiciro ihagaze. Iyo umuntu ayikubonye atabona nta kintu wambaye takwimasha nta kintu wambaye ukuntu waba umeze. Ahita gukuramo ibintu byose. Wasibonye umuhungu ntabwo yita wimaje nta kintu yambaye. Oya. Ako gastyle se bakita ngo iki? Ko mwimbira ko k'umukara. Ni fashion yawe. Ni fashion yawe. Ntabwo nzi ko yitwa. Ntabwo nzi ko yitwa. Bayita oxy. Iyi fashion ya Jesse ndanye ndayita oxygen. Iyo boro yinuza. Itanga umwuka. Iyi itanga umwuka nayo. Kana ko kagufashe gatanga umwuka gute kagufashe koko. Urabona sana imfashe. Reka turebe. Oya. Hari udushuma hari kuri ruhande rwo hirya. Okay, bayita string na kibazo. Okay, string. Akoze mwambara neza mugawe ne oxygen abandika ama string sibyo? Yego. So, none koko hejuru bakita aka. Just nakantu nakuye kuri iyi jipo ngakoramo design nyine nkambara gutya mu ijosi nanjye ntazi na nziza. I'm a big fan of yours. Thank you. Thank you so much. I'm a big fan of yours. Thank you. Indirimbo zawe each day. I appreciate your performance. Yeah, thank you. I'm gonna pray for you to grow up. Good night, guys. Oxygen. Mugeni indirimbo yamwe bayita ni neza. Mu mutima I think. Ku mutima? Yeah, ku mutima, yeah. You man. Bro, that's what I'm going to tell you, bro. Yeah, thank you. Cyangwa yeah, no mukobwa, everything she wears, be perfect, biramubera. Nothing else I can say. It's a thought. Ndavuga full stop. Salute. Thank you, bro. Thank you so much. Ugiye gutuma ninjira mu muziki tuzakorana collab kugira ngo dukore collab arasabwa ikirere. Collab yanjye nawe. Ako twanayikora. None dore ko n'umuntu ubereye manager yayisohoye se umugore wa Juno. Juno. None reka nkubaze abantu bari kwa kino kiganiro gato no mwana ndifuza kuzakwana collab nawe basabwe iki? Basabwe iki? Unyandikira tu? Nabareza nimero yanjye ya WhatsApp. Bakayandikira nta kibazo. Cyaba urakoze cyane. Imana iguhe umugisha turi kumwe kandi bizacamo sibyo? Murakoze cyane. Sasa. Thank you.
umugisha